Haleluya. Reka tuganire ku magambo nahaye umutwe uvuga ngo nawe watunga imbaraga. Amen. Mu by'ukuri ni nk'inyigisho ni ukugira ngo dukangurirane, duhamagarane, dukanguke, twongere tumenye ko Imana yacu itabuze imbaraga. Umva nshuti z'Imana, yaba itorero rifite intege nke, yaba abera dufite intege nke, ntibyigeze bihindura imbaraga z'Imana. Munyumve neza nshuti z'Imana. Haleluya. Yesu uko yari ari niko akiri, niko azahora. Rwose imbaraga z'Imana ntizigeze zigabanuka. Wakwinanirwa ku giti cyawe, nakwinanirwa ku giti cyanjye, ariko imbaraga z'Imana ntizihinduka. Haleluya. Hari igihe rero ibihe byo gucogora no gucika intege bitera abera kwibaza ko Imana itagifite imbaraga kandi ko itakizitanga. Iyo ntabwo ari byo. Haleluya. Nifuza kuguteza umwete wo kongera kwifuza gutunga imbaraga z'Imana nk'uko ziri, nk'uko tuzisoma muri Bibiliya, muri wowe utarebeye ku muntu n'umwe. Imana ishimwe cyane. Hari igihe wandeberaho kwigarukiriza bugufi ukagira ngo buriya ni hariya bagarukira. Haleluya. Mu bintu ijuru ritaduhishe nuko ubu bwami twinjiyemo cyangwa twavutsemo ari ubw'imbaraga. Haleluya. Imana yaba yacecetse ntabwo irinda kwisobanura ngo ikubwire ngo burya ngo ndi umunyembaraga ngo nubwo ncecetse nta bisobanuro ikeneye kuduha. Imana ni nyembaraga. Haleluya. Ntiyihonga, ntiyigura. Imana yuzuye imbaraga kandi biri ku isi byose n'ibiri munsi yayo byose irabigenga. Haleluya. Ishobora guhitamo guceceka, ishobora guhitamo gukora, iracyari nyembaraga. Ntubyitiranye. Haleluya. Nahirima nkava mu byizerwa, iracyari nyembaraga. Ntubyitiranye no kunanirwa ko bitwa abakozi b'Imana, ntubyitiranye n'itoro ryabivangavanze, ntubyitiranye no kubona umuntu yakorera Imana akongera akavangamo n'ibya Satani. Imana yacu n'ubwami turimo buracyari ubwami bw'imbaraga. Haleluya. Nta nubwo buhanganye n'ubwami bw'umwijima. Umva mbabwire, umunsi buzazinga byose birangiye, buzabuha Satani bumunaga agomba kujya, nta minota, nta segonda, nta maboko akomeye. Ntabwo ubwami bw'Imana buhanganye n'ubwami bw'umwijima. Haleluya. Ngo ejo tutazagira ngo ubwami bw'umwijima bufite imbaraga, ngo burimo burananiza ubwami bw'Imana. Oya. Guhangana n'ubwami bw'umwijima ni umurimo wacu. Gucogoza abakozi ba Satani ni umurimo wacu. Gucogoza imirimo ya Satani ni umurimo wacu. Iyo twagwije imbaraga, imirimo yabo irimuka cyangwa ikananirwa. Ntabwo ubwami bw'Imana buhanganye n'ubwami bw'umwijima ngo bibe byagira naho bihurira. Imana ishimwe. Haleluya. Ni wowe Imana ifite yarwanisha. Niyo mpamvu ukeneye kugwiza imbaraga byihutirwa. Narivuze ngo si ngombwa ko Imana igusobanurira byose uko bizagenda. Nta deni ryo kwisobanura igufitiye, ntaryo ifitiye, ariko yizeye imbaraga zayo. Haleluya. Hari igihe umuntu yumva Imana imugomba ibisobanuro. Nagira ngo mbabwire ko Imana nta bisobanuro itugomba. Yacecetse ni Imana yuzuye imbaraga. Haleluya. Yabikoze muri sovereignty yayo, mu budahangarwa bwayo no kwigenga kwayo, iracyari Imana yuzuye imbaraga. Imana ni ishimwe. Iyo imitima yacu yabimenye irabanza igatekana. Haleluya. Hanyuma kwitoza gushaka izo mbaraga, ariko iri mu gutekana n'amahoro menshi. Impagarara zikwambura imbaraga, impagarara zituma Satani akubasha. Imana nishimwe. Haleluya. Kubyo utumva mu migambi y'Imana n'imikorere y'Imana, ndagusaba kwemera nk'uko Mariya yabyemeye. Marayika asanze Mariya muri Luka 1:34-35. Muzi ibintu bikomeye yari amaze kumubwira. Yarambwiye ngo azabyara umwana ufite ubwami butarangira. Ariko ibyo bintu murabyumva? Umukobwa usanzwe ngo azabyara umwana ufite ubwami butarangira. Yumva ni byinshi, yumva birakomeye. Hanyuma Mariya arabaza kuri 34 ngo Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho biti ko ntararyamana n'umugabo? Ubu dufite ibintu byinshi mu mitwe yacu twibaza ngo bizabaho biti. Nawe urabifite cyangwa ni njye nyine? Nkabituruka ibumoso n'iburyo nkabona ntaho byaca. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma marayika aramusubiza ati, ntiyamubwiye ati hazabanza iki bizagenda uko. Yamubwiye ibanga rimwe ariryo dukeneye nk'itorero, ariryo ukeneye ku giti cyawe. Ngo aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Haleluya. Haleluya. Marayika aramusubiza ati,
ntiyamubwiye ati Mariya uzagwiza imbaraga, ntiyamubwiye ati Mariya uzagira gutyo uhinduke wari mugufi be muremure, ntiyamubwiye ati Mariya uziga teoloji, ntiyamubwiye ati Mariya bizagenda gute uzasenga cyane. Yaramushubije ati umwuka wera azakuzaho. Haleluya. N'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Nta bundi bukoryo, nta yandi manyanga, nta handi bari guca, nta kundi bari kubigerageza. Umwuka w'Imana wari uhagije kugira ngo ibidashoboka bihinduke bishoboka. Haleluya. Torero ry'Imana niwe dukeneye. Dukeneye umwuka w'Imana kugira ngo ibidakwirwa mu mutwe wawe, ibidakwirwa mu mutwe wanjye, ibyo mbona bitagishobotse, ibyo nibwira ngo ntibizaba muri generation yanjye, dukeneye umwuka w'Imana, nabizamo bizakoreka. Imana nishimwe. Haleluya. Nagusabaga rero ngo mu bintu tumva, urimo urabara n'imwaka 2023 irarangiye nyine. Haleluya. Namenye ko mu ijuru batuye mu bihe by'iteka. Ntibazi December, ntibazi January, ntibazi February. Ngo none wewe bahangayitse ngo avuge ngo yiwe ngo 31st, niba ari 31st niko yitwa harya. Yendi y'ubunane. Ngo wewe bahangayitse bavuga ngo yiwe ngo 31st ngo iratugeranye. Nta bwoba bafite, bari hejuru y'ibihe. Haleluya. Ntibagengwa na za December. Shira ubwoba utekane mu mutima wawe niba ufite Imana igenga ibihe. Haleluya. Wewe wishakira imbaraga no kuzigwiza. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Revo ya mbere yo guhura n'izi mbaraga turimo tuvuga. Revo ya mbere yo guhura n'imbaraga ze ni ukwivomera izagukiza wowe. Imana ni umutunzi w'imbabazi. Ntabwo imeze nk'abashebuja b'abantu. Shebuja w'umuntu ashobora kuguha ibifaranga byinshi ushira undi muntu wowe utarahembwa. Akagutuma ukajya kugura ibintu ukagarura muri kampani wowe utarahembwa, kandi n'uwohembwa make ni nawe bigoye kwishyura inzu, ariko umushebuja usanzwe ashobora gukora ibyo. Ntabwo Imana yacu ari uko imeze. Haleluya. Revo ya mbere yo kuvoma imbaraga Imana yagennye nizigukiza wowe, ntiyagusimbutse ngo itugutume ku bandi. Imana nishimwe cyane. Ntishaka ko dutwara inkuru z'impuha, ntishaka kujya kuvuga ibitaragukoreye, ntishaka kujya kuvuga ibitaragutabaye. Ni wowe rero wihutirwa igaragazaho ubutabazi bwayo. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Nuvuga inkuru z'impuha uzazivuga umwaka umwe, nuvuga inkuru z'impuha uzazivuga byaciyemo, ariko nizikubana impuha ikindi gihe bizaba byacuramye ubiceceke. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Revo ya mbere rero yaho kuvoma imbaraga nizigukiza wowe. Haleluya. Luka 5:17. Amen. Ariko nubwo bazanye ibyuma bishyashya baranyishe, sindimo kwiyumva, ijwi rirasaraye, kandi ubwo wabona mwebwe ndimo kubasakuriza. Murebe uko muntabara. Ngo nuko ku munsi umwe, Luka 5:17, ngo nuko ku munsi umwe muri iyo yarigishaga. Abafarisayo n'abigisha amategeko bari bicaye aho bavuye mu birorero byose by'i Galilaya n'i Yudaya n'i Yerusalemu, kandi imbaraga z'umwami Imana zari muri we zo kugira gute? Zo kubakiza. Bari bicaranye n'imbaraga zo kubakiza. Bari bafite uburenganzira bwo kuvomaho no kutamenya ko bavomaho, bagasubirana ingorane zabo n'ibyaha byabo batabimenye. Muranyumva nshuti z'Imana? Aha hantu Yesu tuvuga muri we harimo imbaraga zo kudukiza. Haleluya. Umwe ashobora kuvoma, umwe agakoraho, undi akakira, undi ntiyakire, agasubirayo nk'uko yaje. Bari bicaranye n'umuntu muri we harimo imbaraga zo kubakiza. Bamwe basubiranayo ibyaha byabo, abandi basubiranayo indwara zabo, abandi basubiranayo kugorwa kwabo, ariko muri Yesu harimo imbaraga zo kubakiza. Haleluya. Muri uyu mugabo harimo imbaraga zo kudukiza ibyaha, harimo imbaraga zo kudukiza imivumo, harimo imbaraga zo kudukiza agahinda, harimo imbaraga zo kudukiza kubura amahoro, harimo imbaraga zo kudukiza kubura ibitotsi. Iyi miruha bera bicaranye muri Yesu harimo imbaraga zo kubakiza. Haleluya. Haleluya. Imana nishimwe. Muri Luka 6 nanone umurongo wa 19. Abantu bose babariye bano bantu. Abantu bose bashaka. Twagezeyo Luka 6:19. Abantu bose
bashaka kumukoraho. Uko imbaraga yagiraga gute? Yamuvagamo ikagira gute? Ikabakiza bamwe bamwe. Zari nke ku buryo zasimbukaga umwe zikagera ku wundi. Zari zihagije, ziracyahagije. Unyemerere ntugarukire bugufi hamwe n'Imana yawe. Nagira ikintu cya Satani utunga muri wowe. Dufite umwami muri we, hari nk'imbaraga zo kudukiza twese. Haleluya. Ntabwo avuga ngo bari bo baje mbere, ngo barero ngo nibo turi bubanze. Ibyo ni ibyacu tuba dusaranganya, ibintu bitavamo dusaranganya, ariko bafite imbaraga zihagije zo kudukiza. Imana nishimwe. Ngo abantu bose bashaka kumukoraho kuko imbaraga yamuvagamo ikabakiza bose. Nubwo imbaraga yamuvagamo ntiyigeze avuga ngo imbaraga zinkamyemo, ngo imbaraga zinshizemo, abaje mbere nibo bari bukire, abaza nyuma basanze zashizemo. Oya, Yesu Kristo ko yarari kera niko ari na n'uyu munsi niko azahora iteka ryose. Ahubwo mwegere wivomere ibyo kugukiza wowe udatunga ubukristo bw'ibihuha, udatunga ubukristo wumvanya abandi, udatunga ubutabazi wumvanya abandi. Mwiyegerere ukuremo imbaraga zigukiza wowe. Haleluya. Haleluya. Imana nishimwe. Biragoye ko umuntu yahamya ikintu kitakoretse mu buzima bwe. Burya ubuhamya nicyo buri cyo. Ni ikintu cyakoretse mu buzima bwawe. Nishimwe. Haleluya. Yesu ni wowe aheraho ubutabazi bwa mbere. Revo ya mbere yo kuvoma imbaraga zigenewe wowe kwivomera ugakira, ugatabarwa. Haleluya. Tubona wa mugore wavaga umugongo, wa mugore wari ufite cya kibazo cyo kuva amaraso. Tubona impumyi myinshi, tubona abamugaye benshi. Bamwe bashobora kuba batarigeze baragwa n'ubugingo buhoraho, bamwe bashobora kuba batarizeye na Yesu, ariko baramwitabarije, arabatabara, arabakiza. Haleluya. Izi mbaraga zikiza, uzi ko azisuka ku bamwizeye, nabo byacanze. Nko wa mugabo muri Yohana igice cya 5, utaruzi icyo akeneye, uzi ko bitamubuza kubakiza. Ubizi imbaraga zikiza n'abatamwizeye n'abatazi icyo bashaka, zigucike wowe umaze kugwiza ijambo ry'Imana mu mutima wawe. Ubeho nkaho zidahari, ufite amakuru menshi wamenye. Haleluya. Uriya mugore mu nkuru dusoma muri Mariko, nubwo tuzibona ahandi henshi, yaravuze ngo yumvise ibya Yesu. Ndagira ngo ufate umwanya, turimo turasoza umwaka, ntusozanya agahinda, ahubwo ufate umwanya wo kubara inkuru z'agakiza zose umaze kumva. Ufate umwanya wo gutekereza ku magambo y'Imana yose amaze kugera mu matwi yawe, maze ntubimenyere, ahubwo bibyaze umusaruro. Ngo yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye, yari yaramenye imbaraga ziri muri Yesu. Yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Hari abandi bantu ntekereza ko bari baturanye n'uyu mugore, hari abandi bantu babyigaga Yesu, muribuka ko bari mubyiga, batari bitaye kuri izi mbaraga ziri muri Yesu. Waje gushaka iki kubarinzi ku nkiki? Imana ibahe umugisha. Haleluya. Ushaka iki mu nzu y'Imana aho uteranira handi iri? Ushaka iki iyo winjiye mu masengesho y'iminsi 3? Ushaka iki uri musoma Bibiliya? Wifuza iki? Uri murareba iki? Haleluya. Ibihe ucamo cyangwa abandi baciyemo byigukamura ngo bigutere kuyoberwa umwami mugendana. Uyu mugore yari yarumvise amakuru, aravuga ngo hari umwami ukiza indwara. Amaze kumva ayo makuru, we ayabyaza umusaruro. Sinzi ko hari umuntu wari waramubwiye ati yo bamukoze wo gusaba arakira, ariko yaje avuga ati imbaraga numvise muri we, ubushobozi buri muri we namenye, nimukoraho gusa ndakira. Ngo ari yabyibwira mu mutima we, afata umwanzuro kandi bimubera uko nguko. Muri we harimo imbaraga zo kudukiza. Haleluya. Harimo imbaraga zo kudukiza indwara, harimo imbaraga zo kudukiza ibyaha. Iyo umuntu yakijijwe, umugozi w'ibyaha ntucike ku buzima bwe, ajya yibwira ngo Yesu ntakiza abantu ibyaha, uburetwa ubwo ari bwo bwose bw'icyaha. Yesu afite imbaraga zo kubuca. Niyo waba warakibayemo imyaka cyarakwi, wowe nacyo muvangavanze bitakivangurwa, muri Yesu harimo imbaraga zo guca umugozi no guca ubwo buretwa. Wikwemera kubiherana ngo ugire ngo uzafatana nabyo burundu, cyane cyane ibyaha byo mu ibanga. Niba hari ikintu kizana kubihirwa mu rugendo rw'agakiza, ni ukugira icyaha cyo mu ibanga. Niba harimo ikintu gikamura uburyohe, niba harimo ikintu kimara ubushizi bw'amanga, ukajya ugira ngo abantu bakibonye. Ariko Yesu afite imbaraga zo guca uwo mugozi. Ntiwemere kuguma muri ubwo buzima. Haleluya. Haleluya.
Yesu yavuze ku bantu bamwe batamenye imbaraga ze, yakoresheje ijambo rishekeje rivuga ngo mwarahabye. Iyo tutamenya imbaraga z'Imana kandi turi mu madini bigisha ijambo ry'Imana buri munsi, iki gihugu kirimo amagambo y'Imana, ngiye kuvuga ngo kirimo ubutumwa bwiza, kirimo amagambo y'Imana, kirimo n'ubutumwa bwiza, kirimo imvange, ariko abantu basoma Bibiliya, turumva amakuru y'ijambo ry'Imana, irizima irivanze, byose birahari hirya no hino, ababizi kubivuga neza, abagereranyije, abatabizi, byose biruzuye, ntacyo bitwaye. Ariko Yesu aravuga ngo niba uri mu idini ukaba uhura n'amagambo y'Imana ariko utazi imbaraga y'Imana, warahabye cyangwa warayobye. Niko yababwiye. Bari barimo kumubaza, ni muri Matayo 22 ndasoma 29 gusa. Bari barimo kumubaza b'abasadukayo batemeraga iby'umuzuko, bari barimo kumubaza ikibazo cy'ubwana. Bavuga ati si umugore ko yashatse umugabo wa mbere agapfa, wa kabiri agapfa, wa gatatu agapfa. Berekeje amaso ku bitagira umumaro. Iyo umuntu yahabye, iyo umuntu yayobye, yerekeza amaso ku bitagira umumaro, aho kureba icyamukiza muri Yesu, akajya mu mpaka z'amadini, akavuga abasengera n'abasengeranga, agatakaza icy'ingenzi. Aba nabo niko bari barabaye, kuko batemeraga iby'umuzuko, bamubaje iby'ubwana. Ngo none se ngo mu muzuko ngo umugore azaba uwande? Yewe nkunda ibisubizo bya Yesu. Yesu arabasubiza ati mwarahabye. Tegereza ko guhaba nabyo byanditse muri Bibiliya, kandi tuzagiye kubivuga vuba ngaha. Ngo Yesu arabasubiza ati mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe cyangwa imbaraga z'Imana. Mureke twe guhabira mu madini, twe guhabira muri ibi bicaniro dusengera, twe guhabira hano ku barinzi, twe guhaba, twe kuruha, twe kunanirwa tutamenye imbaraga z'Imana. Ni iki kindi twaba dushaka hano hantu niba tudashaka imbaraga z'Imana mu buzima bwacu? Iyi ntabwo ari club, ntabwo ari association, ntacyo byatumarira. Tugize nayo makarabo n'amasociation byaba bifite umumaro muke. Twaba twaraje gushaka iki niba tudafite inyota yo guhura n'izi imbaraga z'Imana, ngo ubuzima bwacu buhindurwe na Yesu, bubemo ibimenyetso by'impinduka, kandi muri we harimo iki? Imbaraga zo kudukiza. Haleluya, haleluya. Uzi utitaye kundi muntu wari we wese, uzi ushaka Yesu n'imbaraga ziri muri we zo kugukiza, kugira ngo utajyana inkuru z'impuha, ugira ngo ntakiza agahinda, ugira ngo ntatanga amahoro arenza y'isi ishobora gutanga. Mwabonye ibintu by'isi kuntu bijya bizana uburyohe? Imana yaguteye akantu wumva uryohewe, kumva biraryoshye, kumva ibinyamuneza. Imana iduha amahoro isi idashobora gutanga, miliyoni zidatanga, kubyara neza bidatanga, gushaka neza bidatanga. Haleluya. None ntiwemere kugarukira bugufi ngo utunge umunezero ungana n'udufaranga. Oya. Haleluya. Ubwami bw'umwijima bwahagurukije ibinyoma byinshi kugira ngo dukure amaso ku by'ingenzi, kugira ngo abera bahuge barangare, twe kubona imbaraga z'Imana mu buzima bwacu, kugira ngo tutajya kuri level zikurikiraho. Kuko iyo utabonye imbaraga z'Imana kuri wowe zigukiza ibyaha, zica iyo migozi, ziguhesha imihoro warabuze, ntabwo ushobora kujya kuri level ikurikiyeho, ntacyo wajyanayo. Ubwami bw'umwijima rero bwateje kurangara. Ubu mu nzu y'Imana turarangaye we. Ushobora kwibera hano uzi urukweto nambaye, uzi ikanzu nambaye, ariko noneho sinamenye n'ukuntu yifashe, ugahugira muri ibyo, ukavuga ariko buriya yayigira gutya, tugatakaza icy'ingenzi. Abera bararangaye, ntube muri abo ngabo, tutatakaza icy'ingenzi. Ukajya kuri YouTube ukareba ibiganiro bishekeje, bitungura, by'impaka zidakiza, bitari mu ijambo ry'Imana, birimo nk'agace k'umurongo, ubundi hakaba amagambo yanjye gusa, hanyuma ngo ukumva ngo wumvise. Tugasubiza ibibazo bimara amatsiko, bidakiza, kuko ntibiri mu imbaraga. Ubu amagambo yacu nta mbaraga afite zo gukiza, ariko iri jambo niyo mpamvu umwanzi yatuyobeje kugira ngo turiveho, twivugire ibyacu. Kandi ibyo byacu bifite amatitira apfuye baduteretseho, nibyo abantu bakunda. Namwe muri aha ngaha murimo ababikunda, bigatuma tuduhera ahantu hamwe, tukabonana n'imbaraga z'Imana, tugashyira amatsiko. Tansi yavutse he? Bimara iki? Ufite imyaka ingahe? Bimara iki? Yashakanye na se buri umugabo we buriya burakora iki? Bimara iki? Bikiza iki? Tukabivangavanga. Amacano twe twahawe n'Imana ngo tuvuge ubutumwa bwiza, nkaba nkubise anniversaire yanjye, ngashyiraho abana banjye n'imyaka yabo n'imyambaro. Bimara iki? Hanyuma bera tukazerera. Umwanzi yabonye atatuboneye hamwe, adutega ahandi, bigatuma tubura imbaraga z'Imana, tukaruhira aho twagenewe kuruhukira.
haleluya, haleluya. Ubwami bw'umwijima rero bwanyanyagije ibinyoma, bunyanyagiza ibintu bibahuza, bunyanyagiza ibihuza abana b'Imana bamwe kugira ngo badashyira amaso ku cy'ingenzi. Iyi neza y'Imana ya revo ya mbere dukuramo imbaraga z'Imana, twavuze ngo n'abasaga nk'abatayikwiriye. Muribuka wa munyakananikazi wari urwaje umwana amadayimoni, ntiyari mu bakwiriye kugira ineza y'Imana muri ako kanya, kuko igihe cy'abanyamahanga cyari kitaraza, ariko amenya ko muri uwo mugabo harimo imbaraga zo kumukiza, amwizirikaho kugeza amukureho igita. Ubu urusha ubutwari n'umunyamahangakazi, wowe uri umwana w'amasezerano, wowe uri umwana w'Imana, wowe nanjye twayigijwe bugufi. Ubu turushwe ubutwari n'umunyakananikazi, tugumane ubumuga bwacu, tugumane agahinda kacu, tugumane gushoberwa kwacu, imbaraga zo kumudukiza ziri muri we. Ntubyemere, ntugarukire bugufi. Imana iguhe ishyaka, Imana iguhe kurakara kugeza igihe utungiye Yesu utari uw'impuha. Imana nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ubu bwami bw'Imana nubwo tubuvugiramo amagambo menshi, ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo ntabwo ari ubw'amagambo. Mu Bikorinto ba mbere 4:20 ngo ahubwo ni ubw'imbaraga. Kubera ko tubuvugiyemo amagambo menshi, amazima n'atari mazima, twagezeho tugira ngo ni ibintu by'igipindi n'imvugo no kurushanwa kuvuga na eloquence. Wapi? Ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amagambo. Twabuvugiramo amagambo inzovu, ariko ubu bwami si ubw'amagambo, ahubwo ni ubw'iki? Ni ubw'imbaraga. Haleluya. Shakisha izi imbaraga kugira ngo utabarwe, utunge Yesu utari impuha, uhagarare mu bwami uburimo wese. Warabonye icyo bwakumariye, warabonye icyo bwakoze muri wowe, witeguye kwakira n'izindi mbaraga kugira ngo ubu bwami bugutume ubugendere utajyanye impuha, ujyanye ibyo wabonye byakoretse muri wowe. Haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo muri twebwe he kuba muvuga ngo gukizwa byaranze. Oya, ntibizanga. Paulo yabyandikiye itorero ry'i Roma 1:16 na 17, aravuga ngo rega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Gukizwa ntibyanze, gukizwa birashoboka. Iyanshoboye ikamfata ikankura hahandi, imbaraga zayo ziracyariho, zagukiza, zakiza bene wanyu. Wishyiraho akadomo, wishyiraho akadomo. Ubu hari abantu twashyiraho akadomo ngo ntibakizwa, ahubwo bahuze n'ubutumwa bwiza, ahubwo bashyire ubutumwa bwiza, ahubwo boherereze ubutumwa bwiza. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni. Kandi ubwo yabivugaga bamwe bamwemera, abandi batamwemera. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni. Ndagira ngo nshuti z'Imana duhurira, ubutumwa bwiza ntibwongere kudukoza isoni. Hari igihe rero utinda nko gusubizwa nk'akantu runaka, none ukajya wumva utinye ngo kuvuga Yesu. Nongera nkubwire ko Yesu adakeneye kwisobanura, kuko ngo watinze kubona akazi ntakeneye kwisobanura. Cyakora ubutumwa bwiza n'ubundi bwakiza abanyabyaha, kandi akazi utari wakabona. Noneho rero bwaduteye isoni, tukumva mbese Imana turayibabariye, tukumva bazayiseka. Hari mwene nayo masengesho sinzi niba ujya yakora, najya nkanyakora, nkajya mbese mera nk'uyikanga, nkayibwira Imana abantu bazaguseka, dore niwo ugiye gukorwa n'isoni, ntiziyikora. Niwo ugiye gukorwa n'isoni, dore uratinze, kandi barabizi ko nitirirwa izina ryawe, ntinze kwishyura inzu, ubu bazavuga ngo iki? Ntikorwa n'isoni. Irihagije mu mbaraga zayo. Ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kuko muri bwo, umva ibintu biba muri bwo mu butumwa bwiza, kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana, guhishurirwa, guheshwa no kwizera. Gukiranuka kutava mu mategeko, kutava mu kurangiza imirimo, guhishurirwa mu butumwa bwiza. Ngo kuko muri bwo, mu butumwa bwiza, haleluya, ari namo gukiranuka kuva ku Mana, guhishurirwa, guheshwa no kwizera, kugakomezwa nako. Haleluya, haleluya. Gukiranuka kutavuye ngo nakoze itegeko rya mbere, n'irya kabiri, n'irya gatatu, ngo bibikiye mu butumwa bwiza. Gukiranuka kuva ku Mana, guhishurirwa, niho guhishurirwa mu butumwa bwiza, tubuheshwa no kwizera, hanyuma bikanakomezwa no kwizera. Kwizera niko kubitangira, kwizera niko kubikomeza. Haleluya. Kuko ibyanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Imana nishimwe cyane. Ntongere kuvuga ngo gukizwa byaranze. Yemwe bahungu banjye, bakobwa banjye, mu kivangavanga kwa kundi, nagira ngo nguhe itangazo ko gukizwa bishoboka. Birashoboka ko umuntu yakizwa
rwose muri 2023, akabana na fiance, ntasambane, ntamukoreho, ntajye muri geto y'abandi, biracyashoboka. Haleluya. Tito 2:11. Ubwo buntu bw'Imana bwiture ku buzima bwawe. Tukivuga aya magambo y'Imana, Tito 2:11 tugeze ku 13, ngo kuko ubuntu bw'Imana, ubuntu twananiwe kubuvuga nk'uko buri, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza. Abantu bangaye? Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Mureke twe kugira ubwoba bwo kubuvuga, mureke tuvuge ubu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Mureke twamamaza ubutumwa bwiza. Dore abantu barimo baragenda bakonja ngo byaha biragwiriye, bizarushaho kugwira ntacyo bitwaye, n'abakizwa bazarushaho gukizwa. Uko niko bimeze mu gihe cya nyuma, abezwa bararushaho kwezwa, n'abandura barushaho kwandura. Ariko ibyo si ikibazo cyacu, nta nubwo tubishinzwe. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, kereka uwo butagezemo. Hanyuma iyo bumugezemo rero, ngo buhita butwigisha kureka kutubaha Imana. Niba bwarakugezemo, ntibukwigisha iki? Wongere ubwakire, ntibwaje. Barakubeshye tukoresha ya magambo tukuvugiriza dusubirizamwe aha ngaha, ariko ntiwahuye nabwo. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Iyo buhageze butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda ubuntu atari pasiteri, atari kwaje umuvugabutumwa w'igitangaza. Ubuntu bwabwo bugira inyigisho, umutima bwagezemo buha inyigisho, bukawuha n'imbaraga zo kubishobora. Ngenda kwigisha singuha imbaraga, bwo bumanukana inyigisho ivanze n'imbaraga zo gushobora icyo buvuga. Ngo bukatwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda, dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none gikakaye girya. Hanyuma muri Bibiliya ijambo ry'Imana baravuze ngo ubwo buntu butwigisha kuzinukwa. Kuzinukwa, ubuntu bw'Imana bumanuke muri iyi nzu buguhe kuzinukwa, buguha guhurwa we, ukajya ubibona ukabona Yesu ni mwiza. Mana yanjye, ninde wundi wari kudukiza? Ninde wundi wari kuntabara? Ninde wundi wari kudutabara? Ninde wundi wari kudukura hahandi no muri bya bindi? Mwana dusengana ejo bundi yaradusekeje, Karongi yaravuze ngo inzoga yanyweye, utuntu tw'utuwayini na bya bindi byose uko zihumura aracyabyumva, ngo niyo aciye mu muhanda uwo muhumuro arawumenya kuko yari azizi, ngiyo basutse ngo amenye yariyo. Ariko ubuntu bwamuhaye kuzinuka inzoga. Nta muntu umufatiyeho icyuma agifite amafaranga yo kuzigurira. Ubu buntu aho bwageze butana kuzinukwa. Niba utarazinutswe ukiyorayora, turasaba ubuntu ngo umanuke mu mutima wawe uyu mugoroba, umanuke mu buzima bwawe uyu mugoroba. Ndakwigenza ubusabe, uvuga uti ntago nabwakiriye burya. Nimba nkiyorayora sinabwakiriye, ndasaba Mwami ngume kubwakira uyu mugoroba. Haleluya. Ngubwo muntu butwigisha kuzinukwa imico mibi. Imico mibi yo kutubaha Imana no kurarikira iby'isi. Kurarikira iby'iki? Niba kurarikira iby'isi bitarigeze bigabanuka muri wowe, ukibirarikiye nk'uko wari ubirarikiye utarakizwa, ukeneye ubuntu uyu mugoroba. Iyo buhageze butumara mu irari ryabyo, tugasigara tubikoresha nk'ibikoresho bimwe, tugatandukanywa nabyo burundu. Ariko nagiye mbona abarokore bamwe baza mu nzu y'Imana, none uko baje mu nzu y'Imana urukundo rw'iby'isi rwarushaho kugwira. Ubwo bahuye n'ubuntu rata, bahuye natwe abavuga ubutumwa baradukunda, bahura n'amadini yacu, ariko urukundo rw'iby'isi rutagabanutse, ntago ubuntu bwagezemo. Ubuntu buguha gukura amaso hano bukayerekeza aho tugana, kandi ugituye inanga ukiri na mutoya. Hari abantu bato bashobora kuvuga ubwo nuko mushaje n'ubundi mwegereye urupfu. Ubuntu buguha gukura amaso ku isi ukiri muto. Mwibaza se ko Stefano yari ashaje? Ariko ubuntu bwamukuye inaha umuha gutumbira ibyo abikiwe mu ijuru. Ntimugire ngo rero ubwo buntu nubwo mwisezerana muri Bibiliya gusa ngo noneho nyuma y'imyaka 2000 ntibugihari.
ikitubwira ko buhari nuko hari abahungu twabonanye ari bato, tukagira inkumi tububonana ari bato, tukabonana abagore n'abagabo, abatunze n'abadatunze. Ubwo rero buracyakora. Haleluya. Mana nishimwe. Ubwo muntu butwigisha kuzinukwa imico mibi yo kutubaha Imana no kurarikira iby'isi, kugira ngo muri ibi bihe bya none tumenye kwifata. Mwumvise ko bwigisha no kwifata? Muri ibi bihe bya none tumenye kwifata, tugire n'imibereho itunganye yo kubaha Imana. Reka shyiremo nkaka kugira ngo kabe urugero, ariko niba utoboye amatwi kugeza hano uhumure, igihe kizagera amahereno yakuremo. Ariko reka nitangira urugero kugira ngo mubyumve bijye mu buzima busanzwe, sibyo? Nago nahuye n'ubuntu nari ntoboye kabiri. Nahuye n'iki? N'ubuntu nari ntoboye kabiri. Ngo none maze guhura n'ubuntu nongereho indi myenge 3. Haleluya bakobwa, haleluya. Nago nahuye n'ubuntu nambaraga ijipo irenze kwiviho gatoya. Ngo nimpura n'ubuntu ijipo nyizamure. Nukuri ko nukuri. Uko nukuri. Iyo nahuye n'ubuntu niba butari ubusa ishobora kuguma hariya, ariko ntiyazamuka. Iyo nahuye n'ubuntu niraburaga, ntabwo icyo gihe ari bwongura mukorogo. Iyo nahuye n'ubuntu mu nyumve, iyo twaje muri Kristo twaramaze kwikoroga, ntacyo bitwaye, ugomba komeza ukisiga kugira ngo utaba kijuju. Yewe ndabakunda kandi turakundana, kuko ubiretse byaba ikibazo, kandi Imana n'ukuri nta kibazo ifite. Ariko kandi ntabwo mpura n'ubuntu niraburaga ngo bari bwo ntangira kugira gute kwikoroga. N'ukuri ntabwo ari byo, ntabwo ari byo nshuti z'Imana. Ubu buntu buduha guhurwa bidafite umumaro. Nirabura, ndi inzobe, ndi mugufi, ndi muremure, Imana yakorana nanjye kandi cyane, kandi cyane. Kuba beza si bibi, kumva feelinga good si bibi, ariko burya impamvu ushakira gufiringa good mu wundi mwenge wa kane nuko ubuntu butahageze. Impamvu gufiringa good ari uko wicaye ku mazi gusa, hanyuma wowe uri mu nzu yawe udashobora gufiringa good, ubuntu ntiburahagera. Iyo ubuntu bwahageze dufiringa good turi mu nzu ihengamye, tugafiringa good turi twenyine, twajya no ku mazi tugakomeza tugafiringa good. Ntago bizira ahantu runaka, ubuntu buba butahageze. Iyo ubuntu bwaje ntabwo ngira ya loneliness intera kujya gushaka inshuti zitagira umumaro. Ngurumva ngo mfite irungu ngo ngomba kugira umukope, mu boyfriend n'umu girlfriend ngo umaka message, nuko ubuntu butahageze. Ubu niyo buhageze ushira irungu, wowe wifuza kumva icyo umwami wawe avuga. Gukundwa ni byiza no gukunda ni byiza, ariko iyo ubuntu bwahageze ntago wuzurizwa muri boyfriend ngo wuzuye muri girlfriend kuko message yaje. No. Ubu niyo bwahageze buruzuza icyuho cyo mu mutima kikuzura, tugora dukumbuye kumva icyo Imana ivugana natwe. Bakobwa banjye, bahungu banjye, nshuti z'Imana, mureke twishakire Yesu. Niba ubuntu butarageze ngo tugenze gutya, idini ryaratubeshye. Mureke twishakire Yesu. Mu mpera z'uyu mwaka upfukame mu masengesho, mubwire utububuntu bwanditse muri Bibiliya nibwo nshaka, kandi buraryoha. Iyo butaryoha ntago Stefano wari kumutera ibuye rya mbere ngo bamwongere rya kabiri atarabivamo. Iyo butaryoha ntago Paulo wari kumubwira ati nyiri uyu mushumi turamuboshye, nagera i Yerusalemu arabohererwa, ngo avuge ngo uretse no kubaho niteguye no gupfirayo. Iyo butaryoha ntago intumwa za Yesu ziba zarapfuye zizize ubu bwami. Iyo butaryoha ibihumbi n'ibihumbagiza by'abakorera Imana bakarinda bagera mu rupfu no muri ibinyejana byacu, ntago byari kuba bihari. Ubu buntu ni buzima, ubu buntu buraryoha. Iyo butaryoha nta kintu cyari kuba kirimo kunsakurisha muri kano kanya. Nariko nicaye iwanjye kiza akaguru ku kandi ndimo kunywa icyayi. Buraryoha, reka basogongeye. Haleluya, haleluya. Yabuduhaye ntacyo aduciye, nshuti z'Imana. Butangira ubuntu nk'uko bwitwa, ntabwo avuga ngo wari waragerageje ngo reka tubuguhe. Oya, busanga bapfuye bukatuzura bukatubeshaho, budukura mu kurorongotana bukatubeshaho. Ntabwo avuga ngo wari ugereranyije. Hari igihe abantu banyarekeye bavuga ngo ariko ngo urabona ngo n'ubundi wari umwana mwiza. Ayiwe, nkababwira ni mu bigaragara. Mwibanga bizwi n'Imana. Haleluya,
Haleluya. Ubwo buntu butwigisha kuzinukwa imico mibi yo kutubaha Imana no kurarikira iby'isi, ngiye kubarekura mutaha isaha zageze, kugira ngo muri ibi bihe bya none tumenye kwifata, tugire n'imibereho itunganye yo kubaha Imana. Hanyuma ntitugarukire ino, murebe mu murongo 13 ngo dutegereje. Turategereje. Haleluya. Ubuntu butumenyesha ibyo dutegereje. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzabyara, ari byo kuzashaka umugabo, ari byo kuzubaka inzu hatari muri Kigali. Byiringiro by'umugisha ari byo kuzajya muri Canada. Byiringiro by'umugisha byo kuzajya muri Amerika kubona green card. Ibyo ni ibyiringiro, yes, ariko si ibyiringiro by'umugisha. Ntabwo ari blessed hope. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka kubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Ubu abasogongeye ubuntu turamutegereje. Haleluya. Kandi tumutegereje atari ibyo twigira, si inkuru zimuha mu mutima wanjye n'abandi bagezwe mu ubwo buntu, ni inkuru z'impamo. Haleluya. Haleluya. Ibyanditswe byahindutse ibyacu. Kurya bari baravuze ngo azavuka, imyaka igahita, Yesaya akavuga ati dore ikimenyetso Imana ibahaye. Mbega ibintu byari bimeze nk'impuha mu myaka ye, hagashira imyaka 100 ngo dore ikimenyetso Imana ibahaye, dore ibahaye umwana w'umuhungu. Abigiye cye barapfa barashira, ariko umwana w'umuhungu yaje kuvuka, yitwa igitangaza, yitwa Imana ihoraho, yitwa umujyanama. Haleluya. Uko byagenze, abamarayika baraje babwira abigishwa, baramubwira ngo uko mumubonye azamuka ngo niko azagaruka. Ntago tubisoma muri Bibiliya, ubuntu bwarabifashe bubihindura ubuzima mu mitima yacu. Ntago tumutegereje twigirisha, ntago tumutegereje duhangayitse, turamutegereje, turabizi neza. Mwuka w'Imana hamanya n'umwuka wacu ko ijuru rihari kandi ko tuzarijyamo. Haleluya. Iyo ubuntu bwahageze buzana ibyo ngibyo byose. Niba bidahari bikimeze nk'impuha, wongere wisabire ubuntu uyu mugoroba, Imana itugirire neza. Haleluya. Revo ya kabiri ndangiza. Muri bwa ya revo ya mbere ko tumwivomeramo imbaraga zidukiza. Haleluya. Iyo zimaze kuza rero izigukiza, zagukirije ibyaha ukabibona, zikanyiza impagarara n'ubwoba bw'isi. Mana yanjye, imihangayiko ikanshiramo, ari genya nikoro nkibaza niba mfite ubwenge. Navuga nari ko ubusibye ubwenge burahari ko ntahangayika. Haleluya. Iyo amaze kudukorera ibyo ngibyo akora mu muntu wacu w'imbere, ntabayifuza ko bigarukira aho ngaho. Mana ishimwe cyane. Ukamubona yagutabaye, wari warabuze ibitotsi ukabona arabiguhaye, wari umuntu utagira umunezero ukabona arawuguhaye, utazi uko guseka byasaga ukavuga ati Yesu yangezemo, ibitwenge biraza. Abashaka kutujya kuri rev ikurikiyeho, noneho uretse imbaraga twavomye muri we, akivuza ko izo mbaraga noneho aziduha zikaba umugabane wacu, zigakorera muri twe. Kwibutse ko Yesu nta shyara afite ngo bavuge ngo bazanduta, ngo abantu ngo nimbaho imbaraga nyinshi ngo bazanduta, ngo bazavugwa cyane, ngo bazamamara, ahubwo nibyo ashaka. Yaratubwiye ngo muzakora ibirenze ibyo nakoze ko ngiye njya kwa data. Imana ishimwe cyane. Rero rivi kurikiraho niyo gutunga imbaraga z'Imana. Haleluya. Muri ubu bwami ntawe Yesu ashaka ko atsindwa, nta muntu yahamagariye gutsindwa. Muba mukurikira ntawe yahamagariye gutsindwa. Luka 10:19 aravuga ngo dore mbahaye ubutware. Bari babandi 70 bagarutse, baza bamubwira ati abadayimoni batwumviye mu izina ryawe. Haleluya. 19 aravuga ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na skorpiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, ntabwo ari zimwe na zimwe. Mbahaye ubwo butware, izo mbaraga zizakorera muri mwebwe. Mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na skorpiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Rwose nta kintu kizagira icyo kibatwara. Kibaye nk'igisa nk'ikigize icyo kidutwara, si uko ubwami bw'umwijima bwagikoze, ahubwo nuko ijuru ryabyemeye. Imana nishimwe. Yesu yasubije abendaga kumwica, bamubaza ngo urabizi ko ufite ubutware bwo kukwica no kugukiza? Aramubwira ati nta kintu ushobora gukora utagihawe n'ijuru. Ubutware n'imbaraga bibikiwe muri twebwe. Haleluya. Yarababwiye ngo ntibishimire ko amadayimoni abumvira, bishimire ko amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ariko hari igihe tugira ngo kuba amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo birahagije, ntibikeneye imbaraga. Byombi ni ibyacu. Nari mvuze ngo byombi ni ibyacu. Amazina yacu yanditsweyo kandi yagezeyo, nta cyenda kuyihanagura, ariko n'izi imbaraga ni izacu. Ngo mbahaye imbaraga, muzakandagira inzoka na skorpiyo n'imbaraga z'umwanzi zose,
kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Niba hari umugabo utarashyeshyaga ni Yesu, yaza kubona hari icyo byadutwara aba yarabitubwiye nabyo, akavuga ati muva mugende mwigengesereye, dore imbaraga z'umwanzi zirakaze zizabamira bunguri, aba yarabivuze. Haleluya. Ariko ntajijisha, ariyizeye n'imbaraga ze zikorera muri twebwe. Imana nishimwe. 24:49 Luka, ikandekera refu ya gatatu ntituyigeho, kubw'ubuntu bw'Imana tuzabivuga turi masengesho. Kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye hehe? Mu ijuru. Imbaraga zidukoreramo si zinaha, si zo mu nganda zinaha, si za pirate, si zinango zizatwarwa n'ibiza, si zinango intambara n'iziza zizazitwara. Imbaraga zidukoreramo zivuye mu ijuru. Haleluya. Reka duhaguruke dusenge. Ibi ndabikubwira ngo ukangurira kuba mu masengesho. None izi imbaraga ko zihari, twaba twarazihawe, kuki tutazibona? Imana yaravuze ngo ikunda abayikunda, ariko abayishakana umwete barayibona. Umwami Imana agutera kete ko gushaka Imana. Tuzatangira amasengesho yo kwiriza no gusenga ku wa mbere. Umwami Imana agutera kete, uyirize, ushake mu maso y'Imana, umusabize imbaraga. Umwami Imana agutera kete, dukora amasengesho dufungura ni mu mugoroba, agutera kete wukore seke kuko izo mbaraga urazifite. Agutera kete ubyuke ku buriri bwawe. Akunda abamukunda, ariko bamushakana umwete baramubona. Agutera kete ntugarukire bugufi. Imbaraga ntizihere muri Bibiliya ngo zihere mu nyandiko, kandi ari umugabane wawe. Muri ubu bwami nta muntu Imana yifuza ko yabunya ntege nkeya. Intege nkeya zacu ni ukwibuka ko turi urwabya rworoheje, ariko Imana isukamo imbaraga zayo.